umva mbuze icyo kuvuga. Tugiye kwakira abaje gukurikira. Muhaguruke ku maguru yanyu. Babwire umuntu tugiye kwakira. Niba nta kibazo. Iryo ni isoko uturutse ibyuma. Tugiye kwakira itsinda twaje gushyigikira ryitwa zubycomedy. Muhaguruke ku maguru yanyu. Niba nta kibazo. Muhaguruke. Niba tutakurangamiye. Abantu mulenge muri bagenzi banjye banyamwinshi. Zubycomedy! aka kabari muzanyemo rero akabari muzanyemo agacuramo umuntu bita bisosi bari barabigikora abantu badutegereje mwicara buri nta kintu mutegereje Ashitse noneho niba bari mu gufata ibi. Iyo ni ishyamba dufitanye mfite irindi shyamba. Ese wowe wageze unugura amashyamba gusa? Uri nka kwa ngaba amashyamba gusa. Amashyamba nta nka zibaho. Kandi afite gutindira niba nta nka zihari. Hano hari amashyamba gusa. Mfitanye ishyamba na Gahongayire. Ayi baba? Yaturutse he rero? Aho. Ngo yaririmbye igisirimba nanga gusirimba. Wakomeje kuba ndare guhaye n'ubundi riri muri gospel. Wabaye gito. Ndayicara aha ngaha. Uko mbona uku nguku rero banza wicara waje kundeba ugeneye kandi ngira ngo ibintu bigenda neza cyane urimo urumva urimo neza ufunze boko haguruka maze ngucekinge ntabwo nyine wakira ibiziga cyane muri control tana rawundi mama yake ni mama turn around. Shake your butt. Garuka. Aya mugiye kujya muri Miss Mulenge. Ngiyeyo. Waje kunyitabaza we muzagufashe gutsinda irushanwa. Cyane. Ndabwo umuntu wino tuziranye ni wowe gusa. Ubundi ngiye nafashije abakobwa benshi batsinda amarushanwa. Hari nabo nafashije umushinga bawusoma ari babiri. Yego umwe arawukoresha hashize imyaka 2 nawe arawukoresha umushinga kandi waje gucamo neza nawe abantu barawumvisha barawirengagiza ni nkaho nanje natwaye uwo mushinga nawe nshaka kugutiza ukaba gatatu ukawukoresha ayiwa gatatu najya ngo misakuze muri kano kabari se n'abandi barabizi ko umushinga wabayeho ubundi imishinga yanjye bimeze warebye filime irimo umugabo bita Professor biba bank aho ngaho warebye Prison Break ninjye muntu wenyine ushobora kwigisha imbeba gucika akamashu ari kugira utu imbeba yena yigishije imbeba gucika amashu iragenda ikarisa inyama yo yayishyiriyeho akamashu karisa isuzugura ikora y'inyama irigenda cyo ni ikintu kimwe iyo ni ikamba nanje nabibonye ikamba rifite rero ubu ngubu kugira ngo utsinde n'ikino gihe muri Miss habanza ibintu byinshi cyane ikintu cya mbere icyizere n'ibanga ntuzabivugire izoga ndabigira n'ibanga ndabigira n'abandi bose batsinze bafite ibanga none bari bambwiye ngo hari utuntu ngugenda nguzi ngusobanukiwe ngo hari ahantu muzamuja ngo mukambara ngo twenda dushika ino yego twungutwo two ushatse wazamura hano ubundi ntabwo binagoye eheze wajya muri Miss itagereje aha ngaha nyabona ntugire ngo naharenza niyo narenza nageza hano aka kabari nako kwa Muyomba akabari wanyobeje se wanyobeje umenye ibizogira nta kibazo nta kibazo cyane ariko rero
ibitekerezo byanjye bigira inspiration iyo uzamuyeho gato. ndapfuye none naje kubonera aho ngaho urabona aha ngaha muri Miss Mujaji wese arakora yawe make karangwa baduha kono nunu wa akora we muri Miss agari yingiye reka nitora Miss nyinshi no Miss abanyamurenge iroroshye ko biza umujyi vuba kandi umushasha waratugoye urumva umushasha waragoye cyane. ubwo rero ikintu ugiye gukora kugira ngo witabire Miss Mulenge utsinde ugomba kuba uzi gusomana. Gusomana reka nsome ivyo nako oya gusomana njyewe nawe nkagukurura umunwa ndahwereye nkagukurura umunwa ugaca ku baturanyi nawe urekura ugasoma komata umunwa ukuntu urimi ravugaga naba nakuruye. Ikindi rero kugira ngo utsinde irushanwa hari akantu kadakora aho kamwe niyo ugiye ugafite bakugirira imiharusha no gutsindwa kambaze se mubwire ako kantu ganiko nari ntegereje ntago watsinda irushanwa uri isugi. Garuka nakweshaga garuka uzogenda ubwira abo bene wanyu mu marushanwa icara bishiraho ku magara yarangiye icara ariko ese mwabaye gute icaza impano yaguhaye Imana ariko product y'Imana muri yihombye yihagarikisha nabaye nabi iby'ubusugi tubireke ariko kamanze nkubwira ubundi ubusugi burakora ko bufite ko kubarinze ngebaza uzaba umutimbe numara kumuha tware amara kubutwara utahe kandi none ikintu cy'ubusugi icyo batanga icyo n'ikigaruka gusa ko gihe babiro no kuya mu gihugu cyacu none narubambwiye iyo ikintu cyiza ni ngiye wabutwara nkagenda kwamamaza ku bacaci neza mbere ngo uzuriya mwana kandi muraziranye uwo mwarabaye uriya mwana arakora uriya mwana mujyana mu biro ukakubiza nkeri oya ugameze ko ufite ikivu rero utangire kugaba izina umupangu wanjye nawanditse mu cyumba tujya mu cyumba bareke ku rukuta rukeye imipangu yanjye ntugire ikibazo rero gusa uza kwiyakura wazanye ka kantu ambara wa tunagenda niko narinje wazanye waje abatanga ufite umushuri beze amega foromye nka sandali abakazi amasayi ikabwe wambara n'ugafite nk'amasayi izoga simutigirwa kubivuga ko umukobwa w'umunyamurenge ariko ndagafite ngwino tugenda nkwereke mu kandi nyine cyumba ngo uri umwarimu ufite purake nziza ufite purake nziza oya yo kuyoba wiba gake uzi ko ibinyabiziga n'ibishaje babihindura purake wowe ryishyashya komeza mu cyumba nkwereka umupangu Ese iwawe? umupangu uri ku rukuta oya hano ngaho ni muri hatabona black room come on baby I wanted to treat you well nothing can change my life for you urabona rero hano hantu kuno nigize kuba ntanyura amaguru wowe oya bebe ntabwo ngende neza umva woza mu muto uwozeho hari ikintu bane Halo? Kushimisha. Da kitu nakumva. Nigute nza kuri tere umushisha mukuru aza kuri tere gute? Umushisha mukuru akaza kuri tere bwa mbere. Nta masuka hari. Umushisha butoya nkawe nibwo bwagagombye gukora amasuka hano kuri tere. Umushisha kandi usa kuca kure. Kushimisha. Da kitu ambira. Urambwira ngo utabwira uboneke n'amafaranga wishyuwe rushimisha ntabwo uboneka gute
gute je nabaye mu gisirikare ndi majoro worohereza abasirikare batoya njewe ndushiranka je nabaye mu gisirikare babagiye baragiye kungira marshal Tubano ibintu bikora amasuku byageze kavugane n'abakora amasuku afande Ndebe ngizi nukenera nishura y'imbunda ndicara hasi afande afande ariko nguru umusirikare ndi umusirikare afande aya ari sari uticisha iranyicisha nayibonye afande iriya je igisirikare navugaga kuri gisirikare cya Yesu cy'abantu bagwana na Satani ugasanga ufite amajwi menshi uririmba ruto uririmba baze ubwo ngubwo uri kurwana n'abantu basaduka urugero kavuga arahamagara uwo n'umugeri mwiza arahamagara amademoni yose agapfa icyo nicyo gisirikare nzi afande abariyo afande ariko wakore gisirikare kwa mukaso ziko gisirikare cyane ari cy'umuryango wanyu kwa mukaso wanyu murakiza mwese muri abasirikare afande muri mu gisirikare bamo paritumu nyinshi bamo abaparakomando babandi bamanuka ku butaka bakunda Bonga bari hatari hakabamo n'abamarine babandi baca mu mazi gucya kagenda agahura n'ifi agahura n'ingona agatede pass ariko wewe bitewe n'ibitamufite ushobora kubura umutetsi mu gisirikare urateka kubona igisirikare c'ibitama biraryoha we ukuntu imitima y'abantu ikaranze iryoha imitima y'abantu ikaranze wanje urabisha kanje ni gatoya karabishe kagatima kakarimu afande tugende ubwira iby'irushanwa kuno bipanze kubwira iby'irushanwa iyo uvuze iby'irushanwa ndahaguruka nkica umva kubwira iby'irushanwa ripanze gute wifata umbaye mujije mukurushi umusirikare twari turi mu gisirikare unanje tuje mu giturage ndumujije mukuru urumva Ishana ukuntu ripanze. Ninde wagutoye? Hari umujije mukuru bita Sebagabo. Ushinzwe gushusha abantu, ushinzwe gutera abamisi, ushinzwe kuvuga mu misi y'ubutambuke. Ibyo ngibyo bikurikije uniform yawe ndayo wa mu misi mulenge. Afande. Ninde wagutoye? Ninde wantoye? Ninde wakugeza umukuru? Kandi misi mulenge ica kuri televiziyo y'igihugu bose babireba. Ni igihugu cantoye njewe. Na katujyame mbwira. Nonese kuri kumvuna kandi turi gukora neza. Afande. Nyabeza mwana wanje. Ahasara ntaga nyumva. Nyabeza washano. Rama buno banza aratsikamiye amatwi. Nyabeza mwana wanje. Winono nkubwire. Mama. Nyabeza mwana wanje rero. Aha ndagira ngo unyumve neza. Barambwiye ngo ugiye kujya muri Miss Mulenge. Umva rero mwana wanjye uko ndeba niyimye byinshi nta kabuno ntawe kongira byose narabikubaza ubwo rero utazanira akamba nkagukebagura Ngomba kurizana nta muntu wari intwara utagira urango ni wamvunye iri tako uku kuguru ni umukindo wo muri Kigali iri ni Benz iri ni Hyundai ikibuno cye ni barabasi Mama ko numva ndi parikingi uri imodoka na parikingi yaza ubu ntabwo uri parikingi gusa ubwo rero nta muntu wantwara ikamba utarizana ukambona ubu ngubu kubona umaze nko kuntwara nka miliyoni 10
ko numva ndi ikibanza ahubwo gikomeye ikibanza cyoroshye apana kimwe cya Nyagatare Nyarutarama byose ugomba kubiha agaciro ntabwo ugomba kubaka ukanzanira make urabizi rero muri minsi hari amafaranga batanga buri kwezi n'imodoka byose nzabiguha niho uzanyongenera mpamvu ngukunda mwana wanjye n'ubundi nzajya nkwawirire naribi ngese ko n'ubundi nakuyemo akanjye karenge ayo mafaranga yose ukayanzanira ubwo uko si twadushanushanu tutangiye guhamagara ni Sebaga uri kumuhamagara ashaka kunkoresha siporo nkata ibiro 40 kugira ngo ibiro 40 iyo ni miliyoni igiye wapi gusema ntabwo uzi amafaranga bazampemba yose wowe buri kwezi bazajya bampemba miliyoni bazaguha bazakurenzerezeho niyo bazabakweha ibyo biro niko ubundi bimeze mwana wanje rero muhanure ndi nyoko narakubyaye nagutwise amezi 9 ndakubyara waramvunnye no kugira ngo nganurye none hari uwambwiye ngo ye mubyeyi uranze umukobwa wawe ngo ubanze umujyana kuri sitasiyo kumupompesha kwa mama nawe uri kurengera numva agahinda karanyishe ninde wabikubwiye wa mukecuru witwa Kavuna Umuheto yabuzwa n'iki se Kavuna Umuheto urumva ubundi yavuga iki kizi umva rero nkubwire mwana wanjye jya mwirushanwa uzitware neza uwo mujaji uri kuvuga ngo azagukoresha ngo siporo ni bogari Sebagabo ntabwo umuntu ayo mashino y'amabogari se wimutuka niwe mujaji mukuru uzaguhikamba kance bugufi igikurikiyeho rero ukagenda ukitwara neza mwana wanjye narakureze ukagenda uri umunyarwandakazi ubwenge ufite n'ubwiza ufite ibyo byonyine birahagije kuguhikamba reka ntiwabona icyo kibuno yari guha nitiriwe no kubaza nta muntu wari inyuma ahubwo nagiye gukora siporo mu kanya reka ngende urabona ko nari mbyambariye nta kibazo mwana wanjye nanjye kambe nkubura hano ubwo nugenda urambwira utaragenda gake hari ibintu numvishe ngo basigaye baka muri misi ngo niba ari happiness ariko hari ibiti bivura inzoka byitwa happiness uze kumbwira nkucire nkurundire mu gikapu cyane si happiness bashaka ni imiti se baba bashaka umuntu banza ari bipe happiness ari biti ariko ndabyara ya yewe ubundi se yewe niho byagiye Nyabita onyarucende aho tudaye tukona rero ikintu rero nkubwira ibi byose ndatereka Sebagabo ongera rimwe wa mutari w'ikabuga guteye Muzuba nabi nyamaje ntabwo meze nabi narakubwiye ngo ibintu z'ubuntu bigendera iki ubuntu wowe no kumuntu atamerewe neza wamvuye hejuru ntabwo nokuva hejuru mbonye ikiganiro ahubwo umva reka nze ndarayiva ahubwo Nyabitanga muyamo yaragushigikiye none urabyaye uzare mu irushanwa nyamaje iki nyamaje niki warabonye ngo muri buno buzima wigira isashi wanigize isashe ndisashe kigenda wabaye wo mu kirere ndabundi buzima nuko iri gusanira kugenda mu kirere bisaba amafaranga nyamaje tukazubana kwiyora kugira ngo hari ikindi kintu ndusha maye nta kintu kurusha ugiye kuvuga abaforowazi abantu gabaforowe ngo bakunze ninde gukunda yamaje uzike tupaye mbona ikihe wirinde ikintu cyo dukoroganisha nje na dana kimenye bitamva nkubwira nyamaje udasubira kunkora nyamaje udasubira kunkora ninja guteye indase udasubira kunkora nyamaje nyamaje ongera ucire nagukomesheje kitumuzura sitani ta sitani yakuruta yabita uradusebeje mu ubwoko buraguye yabita nta mwana wacu waza kuzaranga byare gutyo umwana w'umumotari turamujana he aho bakujanye
mvana hano we tanga mikono genda yawe turi kugenda ikinyuma hanyuma wabaye umusiporatifu gira wica siporo gira kagutyo wewe ubaye ikinyajugunza we wampaye umwuka wanjye tuwanagushitura n'isegonda rimwe nero ndi kuvunika umugongo uterure Aya birasaba guhamagara polisi umeze k'ikamyo yaguye yajugunze uzi kuri kifuso yaguye nyine wanyegura ndi gupfa wegura uri gupfa upfuye vuba ma ariko rero nimero ya polisi ni kangahe ufite telefone mpamagara polisi oya ntiwanyeguye upfuye udafite na telefone uri utari kuri rezo wayisize hariya reka nyizane mpamagare polisi ndebe ko bagira uko bamfasha naje gukora na siporo n'ikamyo we nguteruye nahita ncikana nguteruye wowe ndacyafite abana n'umugore najugunza ikamyo wabibonye arambwiye ngo ni ingarame ngo wankoreho pompo komasitani ukora pompaje wowe ukora pompaje wenda ukora pompaje sinabuze intuza nabuze amakaro ndasaba kubwiko nazi kwihagurutsa uri kutwaza nibyo bakora yashaka ukuntu yambaye ubusa arabyutse ndabyutse wowe nabyuka gutya se urabyutse ahubwo nagiye ujye amaki n'ameza muyo ariko uri cyiza wowe uko ufite akantu imbere gutya muyo waye nagiye ahantu bamfeza ibiryo bingwa nabi amibe iri mu kuntica ni ukuri wowe uri igipfu amibe ubu ngubu niyo abakire umukire wese bafite amibe bagenda muyo reka nitabe telefone zawe reka nzi professor Hello? ituma utagishaka kunitaba Nakwitabe. Iyo ya mbere vuye ariko hamagara indi. abino Hello? Uranshakira iki? professor Uranshakira iki? nta kindi kintu nshaka kuvugana nawe Ni iki? uri hehe Kuri plan. uri kuri plan none nari mbonye uzamuke hahandi twajanye bwa mbere twongere kandi dutange ibindi purani. none se ndigoma kandi kwambuka birakomeye. Iyi telefone nahamagaye ntabwo ari iy'igoma. Professor mbwira uranshakira. Banyemereye kuja muri Miss Mulenge. Inze nkurebe noneho. Ngwino ndebe hari utundi tuntu nari nkeneye kunigisha. Urashaka twongere? Iyo uje tukavugana. Ariko uze kwirekura. Asante. Cyajya rikomeje. Sawa ngwino. Kongere abe n'uburozi. Kongere ngo twageze ino ngo tubutuyayo. Ubundi chérie, comment ça va? Ça va bien. Comment ça va, professeur? Ikamubwira. Wari waviyora ibintu bitatu cyarimwe? Buru yawe se da. Wari waviyora ibintu bitatu Wari waviyora ibintu bitatu cyarimwe? Wari waviyora umuntu, ukaviyora feruje, ukaviyora n'amategeko y'Imana. Byose bikabera mu isaha imwe. Uretse wowe gatabundi ubishobora. Uziko umunsi nza kukureba. Reka natirimukanye yawe ndayaje. Aha mfite umwana wawe. Ntago mbyara. Uvuze? Ntago mbyara. Ugira gute? Ntago mbyara. Naje simza mfite plan yawe. Akira professor, akira plan. Uretse kustressa ngiye ntago mbyara. Ako wagiye wumva arimo umuntu akwiye kwatabya ntago mbyara. Iyi si Miss Mulenge. Niki? Ni plan.
akira Reka brage, reka kora brage. plan Ariko narakubwiye untanyura amaguru narakubwiye ngo uzaje gukurura ngo umunwa ngo uje mu baturanyi nyabi nago ino reka nkubwize ukuri rero. ntacu ufite cyo kuvuga Reka mbikubwire unabyumve. nta kintu ufite cyo kuvuga Mbikubwire ubyumve bwa mbere n'ubwa nyuma. Ubundi ngende ipete. Ngende umunyarwandakazi urumva ndi umusore w'umunyarwandakazi. Nubwo mbikundisha. hari abantu babishura ni kuwundi umusore w'umunyarwandakazi. Barakubwire tubirangize. Utwitiye nde? Bavuze? Utwitiye nde? Ntabwo ntwita mfite umupango wa profesa. Kora niki kandi Ukambwire seriously kandi ubyumve nta blague zirimo. Sibyara na papa ntabyara. naje Nta muhungu w'iwacu n'umwe wigeze ubyara. nije wa mbere uzanyishana mu muryango ujya kubyarana n'umumotari wigize profesa. Tasoni. ugiye kwisa ku mupango wa kabiri Reka mpamagare mushuti wanjye. Ukoreye swapu? Ukoreye swapu? na plan muzikorera swap Ariko asa ku ntego. Nibwo bwa mbere bagiye kubyara n'umukobwa w'umunyamurenge. Mubyara mute? niyo mahigo yarugize muri iyi si zana Reka- watanyura gushiramo subizamo subira kandi Ariko ushoke hatagira umuntu ubyumvira subira impamvu. kandi ushoke Muyomba arahari. Muyomba arahari. muyomba arahari Reka nyine atatwumva. Atatwumva tugira gute? Twaruhanze ngo ncicika ngo plani zawe. Amagambo arimo aririje. Reka mbwire iki cyano twite. Iki cyano twite. Je ntabwo twita umwana twite plani ya profesa. Kora kuri plani. Kora uruzure kutwo tuntu. Mpangura rangiye. Kora kuri plani. Tufite gukora kuri plani. Ntafite. Rega kamukore kuri plani. None zarangi Ukambwira dusubira mu pango Babiri watangiriye. gutya. Dusubira aho byatangiriye. Tugende. Ihuta ariko uri gukora kuri icyo kintu twite. Si umupango. Umupango wanjye uhora ari mubi. noneho Tugende. gafite undi mushasha tugende ino ngo habarimbe niko numvise je sindi uwina tugende ino habarimbe egera n'umupango wawe. Hari imipango utegera. Hari imipango urebera kure. ukuntu wari uri gutanyura unezerewe ariko mana we tugende Izuta turabitorana. Ko tugiye kurerana umupango se. Karagakingirizo. natwe uratugira se uwo mupango ndimo kumva ari musha tugende ubone abino ngo mwabagize ba ntabwo je ndi nabwo tugende Ariko uri serious. ni kuzimu turajana. Uratwite cyangwa n'ibintu washyizemo? Mfite plan. Ndakubwiye ko ntwite. Noneho mfite irepere riri mu kunzengereza. Bari kumbwira ngo nikore indi plan. Yarantanye. Ariko nanje ni nkaho tabwiye. Ese ukuntu ari kwizeye mwikiba. Motari, ikabuga, igwanda. Yewe yasambabari. Aho ndo kumbabari. Plan B. tayo Plan B. Tuyikuremo. kugwe mama ko mashita taso Ibyo ni ibikureba nutayikuramo. aha plani zicuri Rwanda hazi wiruke cangureke twagiye umva nkubwira fande wowe ugabanya akavuyo n'ibintu zo mu gisirikare hano turi mu baturage wowe kwiza n'ibintu by'igisirikare mu baturage we sorry pole afande pole urumva fande wowe uzi igisirikare ishamba arizi wenda uzi ukuntu mugira mu ishamba ariko nanje giturage ndakikurusha relax uzi ijambo bita relax
ndabona ufite amagambo menshi kano niyo atunze wowe utunzwe n'imbundo uri umukire uzi ko utakena ufite imbunda naza reka nkwereke naza mpita ngutunga gutya nkakubwira ngo zana warangiza ukazana wowe uzana imbunda mu baturage uzi ko utazi n'igisirikare wowe kandi utangire misi murenge hamagara abamisi uwa mbere naza hano ntabwo turi muri paraturi turahamagara ko uri mu gisirikare uzi ko wagira ngo nituza ni leta majoro uhamagaye wowe hano urashusha abana bagashuha bamara gushuha bagakora igikorwa uwa mbere tibaza ngaho bahamagara urebe uko baza ongera baze cyangwa babiri ongera baravuze ngo Sebagabo ndariganya muri misi barakunzane we ntacu wankora wowe turabakira mu gikorwa bavuze muri benshi cya misi Mulenge tugapakira umumisi wa mbere yarandonze cyane aramada uturanja ndaburada ariko kubera gukunda amafaranga kwanje Sebagabo ndavuga reka komeze misi Mulenge kwakira misi wa mbere nyamajana nyirashano ariko sha ko wihuta nk'uyobye ntabwo ushinzwe kwandikira kuko turi polisi uri umusirikare ayo ubwo nibyo nawe ongera umubaze niko araguheza ibyawe ubwo uri muzima uvuze iki ubwo uri muzima kuraganira n'umuntu wapfuye ari we muzima nyamaja mwongera kandi utanyicisha Sebagabo oyaye utanyicisha nyamaja reka tureke imikino y'igisirikare wowe uri mu biki no urakoze niwe ushinzwe amasuku hano ntabwo nakwemera Sebagabo abakozi baba bakuye he abakozi banje ni ababogare nyamaja tureke ibintu by'imikino ya gisirikare usena wigenda wowe ukundera mu mutwe umwamvu tureke ibintu by'imikino ya gisirikare cyangwa se uno musirikare ibibazo yakubazaga tuje mu gisivili dukuru ubwenge tubushire hamwe nje nawe nta kibazo nyamaja ikintu bitibangura kizi ibanga ndarizi cyane wabika ibanga Sebagabo nje mbika ibanga cyane umva nkubwire ikintu cyatumye ndabyibanga abandi bakobwa ni ukwera amabanga ndimo amabanga cyane iyo ndakomera amabanga nanjye mbyibushe nkuriya mukobwa wabonye muri yajugunze ndiwabyiwa nyamaja niyo worisha reka kubwiza ukuri Sebagabo reka kubwiza ukuri kubwira ikintu kigaragaza ko mbika ibanga reka kubaza ubika ibanga cyane uzi ko utari numvise neza wowe ubika ibanga cyane rikomeye Sebagabo uzi ko mu mwanya nabonye Nyabitanga arimo aracira Nyabitanga aratwita genda amabanga yawe nayo ngayo genda vano genda aka kana fande nagapfu kaza kamera ngaho gatsinze kakaza n'umupumbafu kuraza n'umupumbafu wari ugiye gutsindira nyamara wari wabona umukuru uramuzagira ngo cyangwa ikomereze nyamara ucicira kenshi Sebagabo nagiye ariko tuzahurira finali abe make nzayajana iyo utari mwiza abantu baramwanga arimo aragenda muri kure hari ikintu cyateye muri iyi minsi hari ukuntu muba bize n'akazi na misiyo ntumenye ibintu byateye basigaye batwita uko reka ngusobanurire umuturage hateye amibe umwana wacu Nyabitanga afite ka amibe kareze inda izi imbere buriya kubera kutiga aravuga ngo ni inda isanzwe kandi byose ni inda ariko inda yirimo amibe ubwo nibyo irimo umwana wa amibe undi wiki ibyo byawe ngundi ibyo nabikubujije ukurikira reka twakire undi mu mise bita nyajugunze papa ntuzi kuri ndavuga ko nabaye mu gisirikare tumara nyigiye kandi imara nk'uri umusirikare mu miti turi umusirikare nyajugunza ko duhamagaye undi hakaza babiri
mbona haje babiri naje ndumva kubera kurega amasasu banza arapfuye amaso urabona ari babiri aba n'umuntu umwe igiye kurya urasenga senga nsoje niyo mpamvu byibushe nk'uburyo adasenze sinzi ukuntu uri kubibona arabyibushe nataye isasu abaturage ibyo barabyibuha ntabwo bikureba wowe bakubwira ikintu utazi urinda umutekano abaturage bagabyibuha bakakurusha ibiro sorry wabaza ikibazo ava ahangaha okay reka kubaza ikibazo uri umunyabwenge gira hano imbere guki subira inyuma wow ikibazo kiragira giti yajugumbya ushobora kuba uri umunyabwenge bwinshi ufite iyihe projet umushinga wanjye nagiye kuwucurisha muri Congo toka sitani umushinga barawucura n'inkono cyangwa ni agapfumu rero narebye kwigana imishinga y'abandi ba misi mbona ntabwo nabishobora nagiye kuwucurira direct ku mushinga bivuga ibintu ngo byiki umushinga ninde wawucuze uwo muntu abahera aba muri Congo uwo mushinga ni mageni none abakongomani bose ndabazi bamubaza ukavuga nawe gakeya ngo umushinga uko umeze uzana telefone bari imbere telefone yanjye simfitemo nimero zizi ko udafite mu nzizi mu mutwe ko ni umugabo ukomeye aba bose barabona icombo wihangane niko abaturage bamera turaza kwiyunga inyuma ariko dukoresha imbunda habari naitwa Sebagabo naishi hapa sasa. Hii projet ya huyu mtoto nyazungumza huku nanyoa nasukuri kusekisha abakongomani ikintu babarusha barakora cyane ni umuprofeseri barusha abandi banza ugira ubwenge mu mutwe wawe kuravuga barusha abandi abandi bantu bayo mwebwe jewe nande n'uyu se n'uyu n'undi nagira akazi kamwe ngahe komeza rasa ku ntego ntabwo ari ukurasa urazana kurasa mu baturage rase kute gera ku ntego ukuntu bimeze uwo mugabo umuprofeseri muri universite yo muri Congo noneho muri wikendi acuruza isambaza ntabwo muzi acuruza isambaza mu makoma noneho impamvu wumvishe ubwenge bwawe nabonye ubwenge bwawe bwatira umusire bacuruza amabuye mu isambaza impamvu wumvishe ari kogosha yewe proje yanjye ayicura nijoro ayicura ari kurota ayicurira mu nzozi iyo ni proje y'ubuswa nkagenda byarambiranye nagenda afande buriya ntureba kiyo nza kuba umukobwa nari gutwara Miss eshanu ndi umunyabwenge bwinshi mbyuke nzuke ntabwo ngiye kurinda umutekano ahubwo byukuje ku mutekano pole gukina n'umusirikare biraryoha kugira ngo twereke abaturage ko mudukunda twanaganira nta kindi kibazo kirimo kibi ntugire ikibazo nibyo kandi turabakunda muturindira umutekano turabubaha cyane kuba ndi hano Sebagabo ngihumeka ni ukubera wowe ariko ntunkuremo umwuka uzi ko ugiye kunkuramo umwuka ari wowe wumvaye undi wundi oye ntabwo umwana wanjye yawikamba ngo nanjye twumve hayi bite ni byiza umuntu uko mbona asa n'umukecuru wabanye na dada nitwa Teta wavutse ryari muri 2000 bibiri wabaye umuseseri ushobora kuba uri mukuru urumva ariko ushobora kuba uri akana wenda gasa n'abakecuru reka tubijemo gutyo ndagakumi keza reka kubaze akabazo koroshe buriya amateka y'u Rwanda ni amateka meza dukunda twese kandi twigiraho ni iki waba uzi kuri Rwabugiri ariko mwana ndabyibuka nk'ibyabaye kuribuka iki kuribuka Rwabugiri yari umugabo w'intwari ariko mwana
igiraga urugwiro yakunda none se bavuga ko bamuvuga ko mwabaye twabyize mu mateka uri akanyabwenge waravuze ko utapesi kana ni akanyabwenge akomeza wishinga muti umva kubwira wowe bitewe n'ubwenge umwana azi amateka reka tuguheze ikamba mama ikamba muri gipfuna ayiwe uzi ko ari nyina uyu nguyu nyine ngo mama wanjye aratsinze yahitana na nyoko ntabwo twakira abakenshi ubundi nta n'umukindo ukurimo habe n'umwe kari gatsinzira agakecu konzi ko namwe mugira atagegeze kubera ko utamenya imyaka y'umuntu dagati ko muvugira ijisho kucya turabizira umuntu ukabona uruhu rwiwe niba rukuze jewe narubona ndi umusirikare ngashira muri tageti nguhe nimero za sekuru umubaze tazo ufite uzifite yese reka twakira umumisi ukomeye cyane umumisi dukunda cyane biraso byiza nyabitanga afande karibu nyabita asante muyomba amibe yarakuzonze uzi ko akadakagiye hasi noneho ni amibe cyangwa aratwite iyi ni amibe abana beza bagira amibe ikareduka urareba umwana mubi arayigira ikaguma mu gifu ariko kubera ukuntu ari cyiza kiri na sempatike itireduka sorry nyabitanga karamujyabwe cyane nyabitanga karame ndagira ngo afande nawe akumenye nubwo yakurakariye cyane arakariye itanu ndagira ngo utwereke impano yawe ugende ukurure utekereze cyane uzamure ubwonko bwawe ushyire mu kirere umanure utwereke impano yawe ufite urakoze cyane muyomba jende mu bantu bagira impano nyinshi iri impano bari mu kundogesha bazikuye kuri injega ugashyiramo si wowe kandi muyomba uyu munsi nabonye ngo nerekane impano yo kwigana kunyigana uraja siwe ngiye kwigana wigana iki ngiye kwigana ihene ukuntu ziza zihebeba ugiye kwigana ihene tugira ihene niyo muyomba yazanye abandi ga batwaye inka wazanye ihene nyabi yazanye ihene irahere batamutu tujya muri iri guhebeba noneho nari mbonye ngo nigane iyo hene ubaye ihene mu bantu mu ruhame ubaye ihene iyo yari impano ninka se bagabo mfite ubaye ihene nzi no kumoka nabyo nyobikora tugende nkwereke uko bamoka uko imbwa zimoka tugende nyabuna mfite umwana w'abandi muyombo umenye usunika tugende umwana muyombo jimbere kuravuga ngo iki kuravuga mfite umwana w'abandi muyombo ntware buhoro byari ibyo ntabwo ndimo kuyumva barateguye kabisa